mu Rwanda hagiye gusohoka filime, niyo filime izaba ari iya mbere nziza mu Rwanda. Ni filime y'abaturage bibera mu mushyamba mu muco gakondo wa kera. Ayayayayayaya, ni amata yivanze n'ubuki. Ni filime ishingiye ku mugabo witwa Magorwa, uwo warabyaye abahungu gusa mu buzima, akabaho atoteza umugore we Nyiransibura, amubaza impamvu atamubyara umukobwa, kuko kubyara umukobwa nicyo kintu aba yifuza cy'agaciro mu buzima. Umugabo kwihangana biza kumunanira, agaca umugore w'inyuma, akabyara umwana w'umukobwa hanze witwa Uwera. Nyuma yo kubyara umukobwa hanze, haza kubaho impamvu ituma batamenyana. Magorwa ntamenye umwana we Uwera, Uwera nawe agakura atazi se, Magorwa nawe ntamenye umwana yabyaye hanze. Nyuma y'imyaka myinshi, Uwera aza gukura ari umukobwa mwiza cyane usa n'izuba, akaza guhura na se Magorwa bataziranye, bagakundana, bagateretana. Ubu ngubu se Magorwa akaba ari kwifuza kumugira umugore wa kabiri ngo azamubyarire umukobwa. Ese witeguye kureba filime izaba ari iya mbere nziza mu Rwanda? Kora subscribe ubundi utazacikwa.